n'amazi n'inshaka mbafite ibikabyo nk'ibya supermanager agiye kwurira ibere rya Bigogo. Ushidara watuwe ko Claudine yuri igiti cy'ipera agahanuka tugiye badusanga ari mu gikoma kumena ibintu byo kunywa none ushaka kungengeresha n'amafeko nzinywa niyo wagendesha ururimi tutari kumwe nta n'umufuniko baguha gusa njye naba nagiye gutana imipfundikizo cyangwa naba nagiye kunywa ngabaze nawe umuntu utaga umufundikizo wumve niba ari n'igitonyanga yago gushyire kuri urwo basi ibintu cyangwa n'ikibona abandi bicaye si ibyo byose ahubwo hasigaye iminota ibiri natwe ngo twicare ariko ubundi ngende kubonana namwe ibyo yavuze ntimwabyumvishe mwicare hasi cyangwa mutaha. urabona hereye reka nze muhamagare bingo rwose aza tugasangira nubwo ari kamwe nabone baba bakunda kugira ibirori atazanga kuntumira. Halo itese sha bingo we Sawa ko numva usigaye wituriye mu ihene usigaye uzoroye niyo mishinga nsigaye niberamo nta n'ahantu nyijya ariko aho ngaho nta Yesu we ireba telefone randaburije kandi telefone bamaga icyabiri nyanga ariko ubu sinzi ko na desa bayanga ariko kangere kwa Kiba ndabizera agiye kuma map ifatika ngereyo dore ni hano hirya. Halo wiki wagira ngo abandi bajyaga kugura telefone cyarabaherekezaga ikibazo nko kujya gutumira umuntu akagukupa ari byawe wari ugiye kumuha akanzingurana n'ubundi umutindo umuvurira ijisho bwa cyakarego. Yesu Kiba mwiriwe Kiba erega nari maciye dore na ndi hafi n'ubundi narinje se bingo burya naguhamagaraga uri munsi y'urugo nande no hafi nande hano hirya kwa Kazungu ko nzi ko kuva kwa Kazungu ugera hanga harimo ibirometero 20 ugeze hano uzi ko wiruka kurusha imboba zunga pandagara cyangwa inkoko kazi ihunze isake ugiye kuyimya zikubona nibagiwe niba yuko iwanyu mwavomaga kure barimo kugera niruka gake gake erega uyoboye ko nari nkwe club yabiruka manza wari ukuriye ni ya dia nta kibazo ibyo tubyihorera ahubwo mbwira icyo wari umumagarira none se yuko amahirwe ari rimwe mu buzima ibyo nari ngiye kukubwira nisubiye nese Kiba ko mfite telefone yapfuye katari jewe wabore kambwira icyo wanshakiraga nanjye nari nyobeye impamvu mwamagara ukanko n'inzara n'inyota uhorana urabizi nyine inzara n'inyota nta mutabihorana ahubwo urabizi ukuntu nkunda gutega nayigize ngo ni muri MTN bamamagaye ngo natsindiye yurakari barero nkubwira icyo nagushakiraga kagira inkuru icyo kijambo ntuzongera kukivuga uri mu rugo rwanyu nongera kukivuga iwanyu ntibazamenya aho nagucishije babarira umbwira icyo wanshakiraga noneho muri uru rugo harimo uducupa tubiri ngira ngo tudusangire icupa wowe witonze ninyabye mu rugo ndaje tutunga ndaje tudusoma bite byosha shani shati yazukura nitashanye turangana ubundi se twangana ndakuruta ariko ndishabanye nago batoje kuvugisha abantu bakuru abakuru ahubwo urimo kunyigiraho gutyo nuko utazi amakuru mfite amakuru se iyo nshaka amakuru narebye kuri televiziyo cyangwa kuri radio yanjye Sonitec nigure cyangwa kuri telefone yanjye amakuru mfite se ninde wakubeshye ko bayarebera kuri televiziyo cyangwa bakambera kuri radio nubwo telefone bwawe bw'abaganga ngo uyarebera ariko shani ubundi nsanzwe mbitse ko ufite nk'ibyakenetse avuga kari butsindereye agatsindwa birindwa dakozemo cyangwa nk'ibyisa kigiye kuri inkoko kazi n'amazi n'inshaka mbafite ibikabyo nk'ibya supermanager agiye kwurira ibere rya Bigogo naho ubundi cyonzi amakuru mfite nta n'undi muntu uyafite muri iyi karitsiye akoshataga guca hirya no hino amakuru ufite nayo cyajya kuba tubwiye ko midugudu yeguye twagera usanga bamugeze gitifu ushidara watubwiye ko Claudine yuri igiti cy'ipera agahanuka tugiye badusanga ari mu gikoma cyageze ko hari umunsi wo kubeshya ubu ngubu uyoboye itariki turiho byongeyeho kandi uribuka ibyo wankoreye ubushishe nkubeshye ko mushiki wawe yagiye kwiyamamariza abamizi wagera ugasanga arimo gukoropa sare ari buberemo ikirori ibyo wankoreye nawe nawe urabyibuka ariko iki n'imigenda guhasa none wongeye kumbeshya
nazi kubita abapolisi baje kumfata ko nakwishe. Ngumubita ubushije wangubise nanyweye amazi maze igihe nakora na siporo none ubu gukora siporo n'amafaranga mfite anyemera kugukubita nkakuvuza wagira ngongera ngakudiya ngongera ngakuvuza ngongera ngagushyiramo ngongera nkanakuvuza. Ni muri kurata n'uburenganzira bwa buri wese. Wembwira amakuru nzane icyo kintu gishyire ku ruhande. Umva amakuru rero kuriteye agira inkuru. Urwo rugambo uribeshye ukaruvuga ahantu tugiye kunywera byongeyeho batanakuzi batanagutuye barahita bagukamuramo izo wanyweye bahita banaguhoma ku buryo utazongera kubona aho zinywera. Nese kagiye wese ijambo risanzwe mu Kinyarwanda haryo nivumburi naryo wivumburi ariko uribeshye ukarivuga ahantu tugiye kunywa bahita bakuvumbura mu Rwanda utarabona hano ku isi. Kumena ibintu byo kunywa none ushaka kungengendesha n'amafeko nzinywa niyo wagendesha ururimi tutari kumwe nta n'umufuniko baguha. Gusa nje nabanagiye gutana imipfundikizo cyangwa nabanagiye kumwe ngayebaze nawe umuntu utaguha umupfundikizo wumve niba ari n'igitonyanga yago gushyire kuri urwo basi nibwo ushaka kumbwira ngo ufate ku mukanda ariko tujyana iruka cyajya unyera ku buriri uri mwakanga ko winjira nka gucumbikira n'ibyo bigambo burimo guhuragura uba uri kubivana ngagenda witunganye dore hano ni hano hepfo kwa Kiba muri tuzi aya niko ngiye n'ubundi nagiye mari nambaye gute nose ndi kunywa bisaba kugenda wambaye neza tugenda ahubwo ngenzi imwe uko kimeze nta n'ubwenge uyibeka n'ibyo uri bukwinjize kananjye njye guhindura ubundi turahurira ku muryango nta kibazo urasanga ndi ku muryango. Konde uri gusimbuka nk'igikeri kigoye nk'ikare y'amavuta hoshye uri mu marushanwa ya makeri uri gusimbuka ujya ngo mvuye hehe ahubwo mbaza ati ngiye he mbese nyine hano hirya kwa Kiba habaye akarori urumva kandi nawe kugenda udafite couple babaze n'inka rero nakugenda udafite couple ndagira ngo rero tujyane ako utumva ntanabona cyangwa iyo utageze nugereranya uva ryari nkubwira ibi sindya inka sinywa n'inzoga humura kwa Kiba nta kintu kitariyo abatanywa inzoga baranywa fanta kandi n'abatarya inyama bararya amagi. sawa nyine hanyuma se nigeze nkubwira ko natanze komande y'amagi na fanta nta kibazo bwo tujyane niba utabirya ngenda bikurira ariko tujyane hera ubwo se ndi umukandara wawe cyangwa isakoshi yawe ariko nta kibazo byihorere ko mfite igifu cyanjye se nkaba mfite n'umunwa wanjye wo kubirya nkaba mfite n'akabaga barimo ibyo ndi butahane nawe bica ukwawe nawe nca ukwanjye. Iki kiza gikanga abantu ntasoni wagira ngo cyaraturazwe nticyabyawe nabwo n'imbata yarakaye nese basa ko numva mama mufite igitima kibi kandi bazaniye amakuru ashyushye. Inkuru nziza ni wese uri umunyamakuru ntabwo mubizi se hano kwa Kiba byashyushye ibiro byashyushye nk'ababaze bazanye bamucuma bacometse n'amabafuri ikirori kiratwika uvuze ingingo ahubwo nese kandi njye batumiye nkamwe murajyayo nta kibazo usasanga aho tujyana noneho njye ntabwo mwanjyana inyuma mukoze amatsinda gutya mukora 20 igororotse fresh. Sungubi uko nziza rujyanye mujyana sohora igifu cyanjye cyangwa umunwa wanjye jya ku murongo nk'abandi va njya kwa numembe Mwese bingo we abantu muza wagira ngo ninzuki zigiye mu mutiba cyangwa abayigore bagiye kwica imegeri hari wakubwiye ko hano hari umugana nkeneye sambwiye ko ufite akantu se ukeneye mu gasankira nyine aba naba pampo wanjye nagira ngo tukumanukire noneho tumenemo ako kantu ubundi n'umunsi turarehora pampo gapumpa mu mwuka nk'amapine y'imodoka nigeze nkubwira yuko nyene isoko ryose ko nakubwiye ko mfite akantu nge nawe tugiye gusangira nigeze nkubwira ngo uzane n'ibyo birara wowe cyari umuntu mugiye kwambuka nese musa kwambwiye ko ufite akantu wageze umbwira ko ariko narenze ko ari n'ikaze yatwo cyangwa imodoka yatwo nta burarirwa rw'abashyiraho mu nzira ese ubundi bafura mwavaga ziri ese ubundi mucuma wavugire njye nibura akantu turasorera ariko ubundi ngende guterana amagambo nawe icarangane we natumiye abasaza muhumure nawe wagiye kubazana udutebe
Amakuru y'iminsi se sha. Amakuru yari meza nari. Harya shanga ufite ihene? Ihene zo niyo mishinga ndimo muri no minsi. None se bingo niba bavuga ko bagiye kutuzana zire ko zitahagera. Ngira ngo muricara Kiba nabano bantu bashakiye ibyo bicaye. Nese umuntu kuvuga ko urukutangiye nega myango abantu bishimiye. Muri uru rugo ngiramo intebe imwe. Iyo natumiye umuntu aricara ngiye ngahagarara. Uri kundaritaho umutwe ngo muricara. Mwicare hasi cyangwa mubyihore. Abasaza ziriya ni sirengi z'abasaza buriya yaravuze ngo yohereje umuntu yagiye kuzana niyo muri bwicara. Nose twirengagije ubugoryi ufite tuyoboye ko avuze ngo hano habe bimwe we ahubwo weho urayimaraho igihe kingana iki n'abandi bicara. Si ibyo byose se ahubwo hasigaye iminota ibiri natwe ngo twicare. Ariko ubundi ngende kubonana namwe ibyo yavuze ndi mwabyumvishe mwicare hasi cyangwa mutane. Ubundi ejo bundi ku mwana wawe yabatijwe ntunumire ariko njye nagutanze yambaye batwaguraga cyagiye yibarutse batatu. Ubu niyo turi kunywera rwose. Uranyoroza none. Ndakoroza kamwe ariko ubwo nawe uzanyoroza ku ihene. Mworoza ku ihene. Uziko niba muheretse uko kwana kose iyo mbeba yabwaguye ugashyiraho niyo mbeba ntabwo byahura n'ihene yanjye. Yasoboresha ubugoryi bwanyu murumva ihene n'imbeba bihuriye he? Singi byose se wagira ngo ibyo bari kunywa biri ku busibo. Uzi ko umuntu abaje ari mukiyongereraho na jabana. Sinabemerewe uburenganzira bwo guhagarara imbere y'inzu yanjye niyubakiye. Nubwo amafaranga nayubakishije nayo nayibye. Simwashe n'amaguru mushobora kureba nawe mugasubirayo n'amaboko. Ariko ubundi ko ari njye wabatumiye Kiba muramubaza iki? Mwamvugishe mukareka kuderanja Kiba. Ariko niko dutumiye ngo tuze tunywa kandi dutumiye ngo tuze tuvuge amagambo asa nk'ako. Ariko sha urumva wanko ku kantu kanjye ntazi n'izina ryawe. Ariko mwakwikuza mukaza mukanyisobanura. Nkamenya amazina yawe, nkamenya n'ay'ababyeyi wawe. Ariko iyo mbonye isura yawe mbona imeze nk'iyakarore wanyu ndiwe nyibinguro. Suzibuka se sha? Zazi ndi bakuye umukobwa wawe. Nari narabibaho zari zaragiye. Ahubwo niba gisa nka koro nitite tukiva iruhande. Bingo ntabwo bibangiye. Murabona ridage tubereye Babylone nubwo twicikire n'undi ntawe utaraburizwa. Katugende. Rero Kiba ndabona gashizemo reka nahe ubu nta kandi Unakandi ngo undi sugashaka ari kukabona ko mwana kubwiye akantu nigeze nkubwira utuntu. Nshatse kumbwira se kutari mu gashyingura cumu. Hano ubona ari icumu yashinze ku buryo uza kurishingura. Najyaga ngira ngo urashaje kuma imyaka ufite n'ibiri. Uyoboka gashyingura cumu ari inzoga abaho umuntu yo kunywera mu rugo. Ubwo rero wanyweye cyane konga ko karakanyuma iyo ubimenya ntukanywe ukagatahana. Ahubwo urabizi ko nakunda umwanda icyo gikapu wazanye fata uducupa twose wanywereyemo udushyire mu gikapu tuyawe maze ubone ubitahana. Ugakeka se ko igikapu cyanjye cyajyamo ibicupa ahubwo we niba ari wowe ujyamo ndabona wowe wakwirwamo dore ko n'icupa rya byeri kurusha uburebure. Uri kubivuga n'uducupa tubiri twanjye wanyweye reka nze nywere. Abasaza mu kigero kigiye kuba babazi ifamu y'inka hari ikamyo ebyiri za pirimusi n'ebyiri za fanta ibyana noneho byamenetse bamarina bakwica abandi bose noneho n'aba bulldog bahari batumiye na tica comedy urumva haraba hari na fashion noneho abasaza ubusheke batwiriye ubu ngo barabarimo arakoropa amabara bari impounds uyu munsi arakwinjiriza ubuntu kandi mugira ikibazo buri wese azana igikapu cyo gutahanamo ibiryo bye urumva kandi noneho buri wese mufitiye ikeye uyu munsi turatwiga ikiraro bari dani Wongeye kurenza irindi jambo ibirori tujya muri byo kugushyingura.